Sengera cyo. Ngiye mfana ikipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe y'ingabo z'igihugu twaje guharanira umutekano n'amahoro mu Banyarwanda. Ntabwo twaje guhangana n'abasportif. Twe turi abasportif. Dushaka ibikombe ntabwo dushaka intambara. Kiyovu igiye kumanukura Emmanuel warayishinguye. Kiyovu warayishinguye ku Mumena ndayizura. Nyiragasasi ndabona mwari mufatanye mwamwe murabibonye nakabaga cyo muvandimwe ya bizasabiki Rwarutabura ndakubaza kujya indege yawe isubira Kanombe bizasabiki yarwaye umugese shaka abantu bafite amavuta bayose ngewe nayo mbwira Rwarutabura nashaka ikintu gishobora gusubiza indege yawe Kanombe kubera yuko Rwarutabura indege yarazimye yagiyemo n'umugese indege yawe indege yagiyemo umugese indege yagiyemo umugese shaka uburyo izongera no guhaguruka ubu shaka uburyo indege yawe izongera guhaguruka indege yagiyemo umugese yagiyemo umugese indege urabona rero Rwarutabura ndetse na Nyiragasasi bajya kurwana ubushize na Marayika nuko byagenze ariko ntago ibintu byakunda ubushize na Marayika nuko byagenze ubu se nimemeze gutya ku munsi wa derby bizameze biti kuri derby bwo n'urucabana Rwarutabura na Nyiragasasi bajya kurwana ubu none bizameze gute ntabwo twarwana papa oya iyo twibutse ase kuri derby none muzamumeze muti bonaga ari namba mujya kurwana mwicare mwigabareyo abareyo mwicare mwige mwicare mwige muri televiziyo ntabwo bamintambara Kichaje tukameze interview. Naje gushaka amahoro mu gihugu nabo naje gushaka intambara yanyusha. Kichaje tukameze interview. Leta njatomene murabibona rero Rwarutabura ndetse na Nyiragasasi ari wa umufana wa Resport ndetse n'wa APR bari kurwana. Ese nibatangiye kurwana gutya siswe mfata nkaho ari derby ya APR ndetse kuri derby y'ucabana. Derby kurya Rwarutabura zicara n'abacemwijana. Ndajya mubwire ngo football si intambara. Ibintu byo guhora bashwana muri interview ntabwo byo. Buri musabare buri musabare turabakanga tubarusha imbaraga tubarusha n'ubwenge football turarenze twaga tuzi fanatism icyari cyo ariko bana bajama bazi ko fanatism ari guhangana ese Nyiragasasa noye mukinyi wa APR cyangwa wareyo wabenda shikirwa muri no champion oya umukinyi wa APR nemera neza yego nemera neza Mama Dusi yagiye matsinda igitego ko yagutereza kubera iki uri mu nk'urwanje impamvu mbivuga nuko ari umwataka mwiza yageze amatsinda igitego n'ikimenyimenyi ntuzatsinda reyo nabimuga tugira nk'ibyo mufite yaga mufite ibimuga Rayon Sport ifite ibimuga ari nayo mpamvu bari kuvuga ngo dusubike umukino barimo gutwinginga ngo dusubike umukino ntabwo tuzawusubika Rayon Sport ifite ibimuga twege dushaka gutsinda tuzabatsinda ntabwo badufite izabatsinde Pierre yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye izabatsinde Pierre yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari ukunda muri Rayon niwe muntu ufata nk'inaki muri Rayon akunda abayobozi banjye gusa akunda abayobozi banjye gusa uyu ni umucanshuro ese akunda abayobozi banjye n'ukunda bawe yego ndabubajije hano turi kuri Electro Power Academy y'umunsi twakiriye abantu barenze mu gihugu babafana twakiriye umufana Rwarutabura wa Rayon Sport twakira ndetse n'umukobwa mwiza umeze neza ufunzemo banamwitangira Nyiragasasi ndashaka kumva imomeko yawe hano ubona imomeko ikibazo agiye kurira nk'umwana w'uruhinja waheze mu nda ya nyina ngiye nashwanyaguje ngikatsinde Kenisi naye mfane polisi yasha niyo wafana polisi kage nabwoba dufite man kage nabwoba dufite bwo niyo wafana polisi nubwo wafata abafana ba 50 kabazana bagaza gufana polisi aperefite nabwoba dufite kage twize intsinzi man kage dufite abafana bacu niyo nabandi umwe akunda merita mu bikombe ngiye ngurusha ibikombe byinshi ngurusha ubushobozi Rwarutabura bizi neza ko mu makipe mu Rwanda mwiga ku bikombe bya demobe aje ufite n'ibya oya wivuga bya demobe nawe demobe za muri football y'u Rwanda wevuga amagambo asobanutse nk'ayabaga amagambo ujye uvuga nk'umuntu w'umugabo ubuzi bya Nyabyondo nawe utanya ntago mvuze Nyabyondo nje mvuze ibyo muri championnat nkuko bari kutubaza
ndabashima ko musanze Nyagasazi yasanze Nyabyondo yaranutse ngo mvuye mu mujyi none asanze Nyabyondo ngemba kuri Wasake nagomba Nyabyondo Wasake se turayizi Wasake bano hirya niyo igemura amazi hano mu Rwanda hose sawa Imana igumugisha okay nge nizeye gutsinda polisi ibitego 3 ku busa yego Rwarutabura uretse ibikombe niki gituma ikipe yawe iruta indi uvuga ati iruta APR iruta za Kiyovu iruta za Gasogi niki gituma uvuga gutyo iyo jambo maze uzabaze papa wakubyaye niwe nzahijambo ngo nakuvana nawe ko niwe nzahinka vuga n'abantu bana be oya hase Rwarutabura watu biragaragara ko umufana Rayon Sports yagize ubwoba ko igikombe cya championnat atagera kugitwara biragaragara ko afite ubwoba uraneza umwana utaze kwitabaza ngo ngewe bivuze ngo Nyiragasazi nagaze kwitabaza ariko Rwarutabura ntabwo ndi umwana kuri urwo rwego arabeshya namusaza yarabyaye afite umwana bita Korode afite na Murungi kandi APR ni ikipe y'Imana urabizi ko ari ikipe y'Imana nawe urabyemera irafata APR iradufata gute se igisambo gifata umukomando avuye kwihagarika n'ataya igisambo gifata umukomando se okay none se Nyiragasazi yes sir wowe niki uguretse ibikombe niki gituma ikipe yawe uvuga ko iruta indi uvuga ko iruta ikipe ya Rayon Rwarutabura wese kwaza Nyiragasazi mubaze imyaka afite umaze na Rayon Sports imyaka ifite naga ibyari bukuru naga iby'ubukuru kubera ko nari umukuru naga igihabwa intebe akabikarimenye ntambwe igihe umushumba kandi ikinongo gitinya imvura Nyagasa ibi bintu Rwarutabura avuze wowe urabivuga iki arimo kuvuga imigani y'abasaza kandi imigani y'abasaza nayo nzi no kuvuga ngo nari umugabo naga igihabwa intebe kuba Rayon Sports ari nkuru kuri ngewe ariko ngiye nyirusha ubukuru mu mateka nyirusha ibikombe nyirusha ubushobozi nyirusha buri kimwe cyose no kuvuga ngo Rayon Sports ngenda nyirusha cyane naje bonini duhura kuri stade Amahoro kuri VAR ndabatsinda batitwaje ngo nabibye sinjye wayitunyiza mu Rwanda turabakubitira kuri VAR ku Mahoro umva mukobwa uracyafite agasura ndakubwiye ngo ndarekura polisi imita nkubitareyo umva nkubwire ndatarashwanya guza nkubita hasi ntabwoba mfite muko twari ibikombe mu Rwanda nabiharaniye ndashaka gusohokera igihugu ndashaka gutwara igikombe cya champion nta kibazo mfite ngewe nta kibazo mfite ndashaka gutwara igikombe hari ikibazo cyakwabaza mose neza man oya hari ikibazo cyakwabaza mwese naga ari kukuneza nawe icyo kuvuga ndagira ngo nsubize abafana bareyo mwishwe n'inzoga nago kuvuga mu kibishoboye none siko mutakivuga n'umwuka wararangiye niba mfite akabara ko ndazicuruza sinzinywa nakuvanye Nyabugogo wanyweye Nyabugogo se wanguriye inzu muvane Butare ntabwo ndi umunyabutare ngese mvuga mu Munegeka ngende umunyenduga Rwarutabura nuruhe rwibutso kuri wowe Rayon Sports ifitanye na APR njyo kinashima nuko ndashimira Federation mu Rwanda ngashimira abayobozi bose abanyamahanga bazanye abanyamahanga yego Kanyarwanda udakora out umunyamahanga udakora out Nyiragasazi nawe ndamushima twajya hanze y'igihugu ni n'umuturanyi wanjye kandi ndabashimira nkamwe yego mwaje kudusura mukatureba nk'umuturanyi wanjye Nyiragasazi yego ntabwo ari Nyiragasazi twiwimana widuhaye Uwimana Jose Uwimana Jose nkitwa Ngenzayimana Uwimana Bosco yego turitiranywe niwe mufana nkunda wabyaye atari mayibobo abandi bose bagenda bamanga wabona agenda mu muhanda reka wabona agenda ajya aheta oya ariko umunwa afite nzamutwika reka ngira umunwa n'umunwa niwo nunze amana mwitiranwa bazina Rwarutabura ni Bosco ariko turishimye dushimira itangazamakuru dushimira kuma mwaje kuturira mu rugo mwikaritsiye kandi Imana ibakomeze ibagize ibagize baguruka nese bongerere na boss washyikiye amakuru natwe Rwarutabura ameze nk'umuntu uri gucishura nk'umuntu ukunsaba imbabazi ndagira ngo ngeze kuri yuko njyewe iriya match nzamutsinda ibintu nakubanga aranshimira uranshimira nagukoreye iki njye nashaka kugutsinda kuri VAR ku Mahoro wamaye umwana nzagukubita ibitego 5 ku busa nikoga yego nshaka guca birabyo kwitwaza ngo mwazanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup ibyo nabyo tuzi Sekafa mwazanye nazo tuzi wamaye umukobwa wawe champion nagiye ngutwara nigeze kugukubita binenda bigombora
ntabwo andi mateka urayubaka amateka yanyubakiyeho narayagomboye n'ayandi mateka uranyubakiraho ntabwo bafite bwo gutsinda reyo ntabwo bafite bwo gutsinda reyo urankunda kubera ko nkurusha n'ibikombe ujya unkunda nkurusha ibikombe bya shampiyona nkurusha ibikombe by'intwari nkurusha ibikombe by'amahoro ntabwo ari ibyo muri korona se twarakinye muri korona twarakinye icara utagwa rwa rutabura icara utagwa mfite amenyo 38 mu kanwa aracyuzuye n'abashika barabare none se Nyiragasozi wowe n'uruhe rwibutso APR na Rayon Sport bifitanye by'umwihariko kuri wewe nk'umufana dufata nk'umufana mukuru wa APR? Okay, murakoze cyane bavandimwe. Umufana mukuru barapfuye na uyu n'imyaka mfite ntabwo afana pe. Reka tubwire mukuru yitwa Jamais Nagwabira twanasanze bo. Uwo ari umukinyi naga ari umufana. None nkawe Rega turareba kuri generation yacu man. Nimo namenye ugira. Umva ramubwire nkuko bimbashije muvandimwe. Wagiye Burundi. Nigiuza abafana bapereka nkwe kabano bakinye muri APR. Hari Nagwabira. Yego. Hakaza Eric Shimimana. Yego. Hakaza abandi bagiye bafana. Icyo gihe cyari gihe ciwe nanjye kugiye cyanye nakubwira bari gukinamo. Uzongera kumenza kwereka. Nusha kuzanyereke ndajya nkubwire ngo urwibutso wambwira wambashi. Ndabazi. Oya abapfuye simbazi. Ako abariyo ndabazi. Nabafashe APR bagafata n'igihugu. Nta nabuze. Abafashe igihugu ni Kagame. Jamais Nagwabira. Ni wenzi. Ngenzi Kagame. Eric Shimimana. Eric Nshimiyimana yari umukinyi wa APR. Kera ariko nago nawe muzi neza. Yavuye nago mazi. Abashinga APR bari Burundi rabigibuka. Ibyo nago mbizi ngewe. Bura rero hari abafana ba APR bavuga amagambo batazi na APR. Eric Shimimana Jamais Nagwabira. Oya APR FC yaturutse ku murindi w'intwari bro. Reka nkukosore gatoya. APR FC yavuye ku murindi w'intwari. Urumva neza? APR FC yashinzwe n'ikipe y'inkotanyi. Baje guharanira ubumwe bw'abanyarwanda amahoro n'umutekano. Yego. Itangira ikinamo abasirikare. Badide Gomez bane hose bakinamo. Ubaza abantu basinze APR abavuye Burundi urabaza. Uzabaze Eric Shimimana. Muziko APR na Rayon zamye zihanganye. Utekereza ko we Rutabura ndetse na Nyiragasozi ko iyi divare izahoraho cyangwa izashira? Oya VAR izahoraho kubera ko VAR yaje gukiza abanyarwanda. Karimenya. VAR yaje gukiza abanyarwanda. Ibi ngibi rwatora gucuma igari nk'abatindi naga aribyo turi kureberaho. VAR yaje mu Rwanda kugira ngo idukize. Abareba umunsi bararekerama ngo twabibye. Aho kugira bajye barekerama. VAR yaje mu Rwanda kugira ngo ikemure urubanza rwa shampiyona. Nuko ino VAR tuzatwikira twege na Rayon tukino n'imikino y'imuzamahanga. Nitwe makipe akomeye mu Rwanda. Nitwe amakipe akomeye mu Rwanda. Aya makipe ikipe yi APR FC na Rayon Sport nizo kipe zambe zikomeye muri iki gihugu. Niyo mpamvu rangira nkubwire ngo Rutabanda mukubitira kuri VAR. Ishaka ni FPR. Ikipe na APR Kiliziya ni Katolika president ni Kagame. Sha uno muguru utagira waje ngo naje nuko ufite umugabo. Udafite umugabo ngo umujyana mu mukuru w'ingabo ni Mubaraka Muganga. Ni wa kwetu. Ishaka ni FPR, ikipe na APR, umva ishaka ni FPR, ikipe na APR. President ni Kagame. Umugabo w'ingabo mukuru ni Mubaraka Muganga. Ibindi rwa Rutabura yivugira nabyo nzi. Njye ibintu byo kubuye abakinyi bakinye muri APR cyane naravuka. Ibyo nago bindeba. Njye ndi kureba iby'ubu ngubu. Ikipe na APR ndabikubwiye. Rayon Sport ndayikubitira kuri VAR ku mahoro. Yego. Ese mutekereza ko urwego rwa shampiyona rufasha amakipe gukomera cyangwa haracyari cyo? Oya ndishimye cyane kandi mwishimira Federation yatumye abanyamahanga bagaruka. Kanyarwanda yemeraga ikamba ipane kageza mu mavi. Yego. Mu mavi kandi APR yateye imbere. Nenda yishimira. Nago twateye imbere kubera arabyemera cyane pe. Turakomeye. Arabyemera ko tubarusha ubukomezi. Arabyemera ko tubarusha gukomera. Tubarusha abakinyi, tubarusha ibikombe, tubarusha n'ubustari. N'umufana mwiza wa mbere muri APR FC kwambara neza kwisonga. Gwera ku rukweto kugeza kuri koro, kwikabutura, kuri yo imbere. Urabyemereye. Uravuga ngo APR FC ni ya mbere mu gihugu. APR FC ni ya mbere mu gihugu. Genda kubwiye ngo
ndashimira ape kuko yazanye abanyamahanga ariko ape yafude nawe wafa kati nango uruganda nduma buri munsi abareo turabakanga tubarusha imbaraga tubarusha n'ubwenge football turarenze twaga tuzi fanatism icyaricyo ariko bane bajama bazi ko fanatism ari uguhangana ese nyiragasa noye mukinyi wa APR cyangwa wareo wabenda shikirwa muri no champion oya umukinyi wa APR nemera neza yego nemera neza Mama Dusi yagiye amatsinda igitego ko yagutereza kubera iki kuko uri mu nk'urwanje impamvu mbivuga nuko ari umwataka mwiza yageze amatsinda igitego n'ikimenyimenyi niwe uzatsinda reyo ariko wenda nabimuga tugira nk'ibyo mufite yaga mufite ibimuga Rayon Sport ifite ibimuga ari nayo mpamvu bari kuvuga ngo dusubike umukino barimo gutwinginga ngo dusubike umukino ntabwo tuzawusubika Rayon Sport ifite ibimuga twege dushaka gutsinda tuzabatsinda ntabwo badufite izabatsinde piyara yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye izabatsinde piyara yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye kamere wenyine niwe nkunda muri APR nuko muri Rayo niwe muntu ufata nk'indashyi muri Rayo akunda abayobozi banjye gusa akunda abayobozi banjye gusa uyu ni umucanshuro ese akunda abayobozi banjye n'ukunda bawe yego ndamubajije muvunye Paul se wamuvuze icyo ni igisambo urazana na Gacinya wibye amapoto y'abanyarwanda n'abariza Kiyovu twebwe ntabwo badufite nubwo turi bato beza turi na bake beza ibikombe ni ibyacu ubaza abantu bafanaga Rayon Sport batanga akajeto ese warutabura ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe akenshi n'uhe mukinnyi ukunda kugiramo uruhare umugore utabyaye aca imigani y'ubugoryi gusa cyokoze shabareyo muri abasazi pe cyokoze abareyo muri abasazi niyo watumira ntabwo watumira umureyo ubu ngaho ngutumiye mu bukwe yanjye mwaga ikibazo mu bakiza cy'usubiza bakabura urumanga usubiza igikanda ari umusazi iyo mwatsinzwe by'umwihariko muri no championa niwe mukinnyi wabigizemo uruhare icyo cyose nari nkubajije niwe mukinnyi ukunda kujyamo uruhare umugore atagutekeye yamfasha ibyo mubaza se n'ibyo gusubiza barakubaza champion ukazana abagore rwarutabura kunda abagore twibwirire iyo mwatsinzwe efiara nibarika muri amashampiyona ubishyira mu ruhare wa mbere ubona wabagize mu ruhare yeguye uwo bita Claude uwo bita ntabwo nabavuga itone ngenda bavuga uri baziva batanze yabyara ndavuga Mama Duse wanje ndavuga uriya umukinyi twazanye w'umwataka mbongo uramwumva neza akorera imyitozo ku mucanga barutabura ariko amubonye atagatomaho namwana ukiravoma reka vumbe na n'inzoga zitagira umuvumbi ibyabo ni ukuvumba nta kindi bashoboye uri umwana muri football uri umwana muri football uri umwana nkubwije ukuri muri football uri umwana yesa abakinnyi tubwiye bakunda kugira uruhare mu itsindwa ryanyu ubona ari iki kibitera mu gutsindwa nuko biba byashobotse iyo dutsinzwe gutsindwa ntabwo ari uko umukinnyi aba yabishatse umukinnyi wese abyuka ashaka intsinzi nta mukinnyi ubyuka adashaka gutsinda nta mukinnyi ubyuka adashaka pirime niyo mpamvu njyewe mbwira Rwarutabura ngo njyewe nta mukinnyi n'umwe ngira ndeberaho abakinnyi banjye bose baramerita uwari wese yagutsinda igitego ariyo mpamvu mbwira Rwarutabura naceceke yicare yige football yumve ayige neza nazi no gusobanura nazi no gusubiza ibyo bamubajije baramubaza ikinyarwanda agasobanura icyongereza ntabwo uzi gusobanura impamvu niyi nakubakije ngo nabahe bakinnyi batsinzwe babigiramo uruhare icyo kibazo ntabwo bashije kugisubiza ari agasaza ari kuvuga ngo nyibaza komite ntabwo nabaza umukinnyi komite se niyo bari kubaza muri interview hano turi muri interview Rwarutabura nzafata umwana wanjye wakinye muri Esipanye ngo njye kumwaka ngo byagenze gute umufana mukuru utangiye kugabanyuka tukuzeho umufana amaze gusaza imyaka ni nk'inkorora muvandimwe imyaka ni nk'inkorora amaze gusaza
iyo ukoreye cyane urasarara memuke ndamu wagomba iyo ukoreye cyane kuko uri umufana iyo ukoreye cyane mpamvu Rwarutabura atinya kamera nuko agira ubwoba bw'ibyo bari kumubaza baramubaza amasaka akavuga amasakaramentu Rwarutabura agira isoni ntago azi kuvuga ntabwo azi gusobanura muvandimwe ndashimira abayobozi b'igihugu bose uno musikini sindamuhana Nyiragasazi Rayon ni ikipe y'abaturage ibi bihindura gute uburyo bw'imikinire nagira ngo Nyiragasazi ari wowe uhera udusubiza ikintu bindura imikinire icyambere nuko kuba turi ikipe y'ingabo tugomba kurangwa na discipline nicyo cyambere kwanza nk'ikipe y'ingabo nk'ikipe y'ingabo muri fanatism tugomba kugira discipline muri ekipe hagati tukagira discipline nabo tugomba kwitwara nk'abarebe bifata nk'abasazi bitwara nk'inyagasozi tugomba kugira discipline tukabinanga rugero ku makipe yose kubera ko turi ikipe ihagarariye igihugu cyose ndashima w'Imana mushima bamutema Macron ndamushima cyane shima umunyamakuru wa mbere aya ni Tatine Tina ndamushimira irakoze cyane shima kameramani niyo mpamvu turanga nk'abantu b'inyangamugayo tugiye gushwanyaguza nsubiza icyo kibazo urakoze cyane kudushimira nkuko tubwiye ko udukunda natwe turagukunda nsubiza ikibazo aperi ni ikipe y'ingabo Sport ari nayo kipe ukina ni ikipe y'abaturage ibihindura gute uburyo bw'imikinire imbazi bya pe baza n'umwana wanjye wicara hano njyewe umwana wawe se warambyaye ikipe yawe ni y'abaturage umwana wawe se warambyaye Rwanda sinakubyaye ni mpamvu ngutunze ntago nunze wowe umva ngubwiye muvandimwe yegwe ndashimira uwashinze runo rubuga agashino televiziyo ndashima abanyamakuru mwese Imana bamugisha okay twagiye mukanya hari match yes sir ndagira ngo imatch mugira ikintu muyivugaho hari match iri bube mukanya saa 10 iri buhuze Sport na Gasogi ndetse habakaba ari n'indirwe saa moya iri buhuze APR ndetse na Police Rwarutabura yesa ngiye ikintu cyambe shaka na tatu yego reba muri kamera ariko bantu mo kurata nkabashwanyaguza kandi batsumwe mu Kinyarwanda ngo akabi karimenya ntabwo uri kubarata ariko ibigaragara byo nuko APR umufana wa APR ari we Nyiragasazi ari kuvuga amagambo kikanga reba ngenda twika nashwanyaguza navutagura niyo mpamvu mbwira Rwarutabura ngo namwe nusitaravoma no kuvuga bisigaye bimunanira ariyo mpamvu mbwira ngo kuri derby muri weekend impamvu mwuba kubita mushwanyaguza mutsinda ibitego birenze bitanu yabyaye wese sura umubyeyi ufite abana 16 we nuri umubyeyi kandi aza kuzashira hano twicaranye kubera interview nabo twicaranye kubera ko mbwira ibintu bitatu mu rucabana na 16 nakuyemo ikipe ya Sport ijye gukora mukanya mu kibuga Nyagasogi mu Rwanda icyambe ni Sport kizagaturuka ishaka ni FPR wasaze wowe uretse dushe mufite muri match ya mukanya agasha kandi sinungura ishiti yanjye aragenda yambaye ikote Nyiragasazi we ni umwana uvutse ejo bundi niyo naba ndi umwana ko nkurusha byose niyo naba ndi umwana nkurusha shampiyona Imana irabikora nagutwaye ibikombe uvuze ngo nta tekinike uyu munsi mufite nk'abakinnyi banyu ndetse n'umutoza wanyu umva ntabyo mutoza ntabyo tekinike twese twafatanyije twakoze urugamba ukubona barwanya igihugu cyacu niko natwe ngiye kurwanya Gasogi uko barwanya igihugu cyacu niko ngiye kurwanya Gasogi mu buhe buryo noneho muri bukoresha simbizi nzakubwira ubwo se ni mutazi uburyo ubwo urarwana utazi n'intwari uri butsindishe uratubeshya niyo mpamvu mbona nkubwira ko Rwarutabura ari umwana mu bitekerezo mu mutwe inkware ngo dore inyange yerade Paulo wa kabiri we wafata inyange yego urarefasha uracyari umwana niyo mpamvu ngira ngo Rwarutabura niyo mpamvu ngira ngo Rwarutabura ni umwana mu bitekerezo n'umwana no mu bisubizo nagaze gusubiza ibyo bamubajije amaze gusaza ubundi ni ukuvuga ngo Nyiragasazi imyaka ni nk'inkoro Rwarutabura urashaje ave Rwarutabura wikabya jyumenya gusaza utanduranyije cyane Rwarutabura wikabya jyumenya gusaza utanduranyije cyane reka gusazira mu bana utabyaye yasaze Nyabyondo ntago mba Nyabyondo isuka n'agatebo Nyiragasazi turagira ngo tubwire mukanya hari make ijya kuba
ku isasa moya Yes, sir. iruhuze EPR ndetse na polisi Eba, ese mwiteguye gute ariko n'abafana muri gutegura ubuhe buryo muri bufanemo nuruca abana abafana ba pere turi tayari abafana ba pere dushaka igikombe abafana ba pere tugiye gukina tuzi icyo dushaka ntabwo tumeze nka polisi itazi icyo ikeneye twebwe dukeneye igikombe ntabwo tumeze nka Rwarutabura wigize umusazi ku ngufu twe dushaka igikombe reba n'ibintu aba yambaye wajya ngo ni igisazi kundusha abana n'ukundusha ubwenge se cyangwa kundusha abana n'ukundusha ibitekerezo ndawe uransomera se cyangwa waranyigiye ahubwo Rwarutabura ni umusazi n'ubwonko bwe bumaze guturubura ndasaba bamujyanira ndabisubiramo amaze gusara kubera ko iyo umubaje ikintu ntabwo ari cyo gusubiza ubwonko bwiwe bumaze kutarukira umva njyewe polisi yafashe ingamba umutekano w'abantu umva we ntungange polisi byakorane nuza gutega abapolisi njye ntabwo wanega polisi njye sincuruza igitebo wene ngo polisi iramfatira mu muhanda sinzunguza inyanya sindi umujura sindi n'igisambo sindi n'umucengezi ye kandi nubwo polisi nayo mani polisi nubwo indusha imbaraga ni ukuvuga ngo njye nkeneye ibitego bitatu ku mupolisi ndabishaka kubera ko nkeneye igikombe cya shampiyona uyu mutipe ibintu ari guharanira nabyo n'ibyo arwanira ntabyo azi ntakibasha kuvuga arashaje urakoze cyane kandi se bira Rwarutabura gira ibintu bitatu ubwira Nyiragasazi nk'umufana wa EPR cyane ko kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha ari amamace amwe muzahuriramo rero Rwarutabura reka tukwakire iyo telefone yiguhamagaye umugore se ari kukwaka ibirayi wasari gutanga ruswa ndashima w'Imana Nashima mama Murungi ni umuntu witebanga kandi ndabashima nk'abanyamakuru mu majanga n'amakuru muje gutamuje kuducuruza Imana bamugisha umwanzi ubanga ntakabone ibyo Imana yabahaye w'Imana ndamukunda cyane inshallah shimira ku basilamu igisibo cyiza yego tunabonera no kwibuka Azizi wacu Imana imuhiruko ridashira yari urikumva ibintu ari kuvugira kuri telefone oya nubwo yagambana ntabwo ari amakuru yiwe yagera kure kuri bino bintu bamamage bamubwira bivuga iki Rwarutabura ibintu bamamage bamubwira abapolisi ariko mubwira ngo yataka impande zose ngaje kuroga inguni zose z'ikibuga ariko ntabwo byashoboka ese ibyo bintu koko nibyo cyangwa nibinyo muri football uburoze bubaho burakora n'ubutara bwarakoze nabibonye tuzi kubera ko twari tuvutse ejo wabibwiwe n'iki dufite amateka ko nagiye mbibona ku yandi makipe dufite amateka y'ibikombe ntabwo dufite amateka y'uburozi akandi makipe yose nagiye nyabonaho ibyo bintu ariyo mpamvu Rwarutabura acomotse muri interview akajya kwitaba telefone y'umutoza wa polisi ibintu uvuze yabyumvishe Nyiragasazi ajya kwitaba telefone y'umutoza wa polisi vuga ikintu akubwiye ahubwo nicyo nshaka kumenya polisi ni ikipe y'igihugu vuga ibyo akubwiye ariko n'abakinnyi ifite akubwiye ngo ukiri ibyo nshaka kumenya mwazanye bafite amashoke twari dufite ijigo ry'umukinnyi wariwe peti yangu njye naguze umwataka mani bamamagaye nk'umuntu umutabaza cyuko nkuba nk'umuntu w'umubyeyi akabikaremenya biragaragara kandi w'Imana ndashimira ko witabiye buno butumwa mudugudu ariko Rwarutabura manze Nyiragasazi umukunda Rwarutabura amaze guciririka amaze gusaza atashimire rega murusha amateka murusha ibikombe bro Nyiragasazi baby murusha ibikombe Rwarutabura niyo mpamvu anyubaha bamwita mama Murungi esa yamaye umwana ntazi kugura niyo mpamvu ngiye nkurusha amateka niyo mpamvu ukuntu mujya muhuza iyo mugeze hanze nta kuntu duhuza njye nawe sindi inshuti ye nubwo nereta nubwo byanabaho uyu ni umusaza arashaje nk'imvange bita Murungi nigeze muguha se umwana namuguhaye kweri wowe Murungi arambwira ati ahura benshi papa ndashaka mayonnaise ndashaka amagi bivuze ngo umwana wa Nyiragasazi yamuguriye mayonnaise n'amagi umwana wanjye mwana mubyaranye mufitanye umwana oya ntabwo twabyaranye na Rwarutabura Nyiragasazi abyamaganye kuri Rwarutabura ni umugabo mubi urabona ntabwo twabyaranye umva nkubwire afite abana beza akabikaremenya kandi wawifuza ko nawe mwabyara n'undi mwiza oya amfata nka sister najya mu kuzimu ahubwo ya mujye mu maguru najya mu kuzimu ngaho kugira ngo ujye mu maguru Nyiragasazi mufana pera ngo wajya mu kuzimu uganiriye nabi baby uganiriye nabi aho ngaho nari hoya tugana ku musozo
nimugire ikintu mubwira tujya guhera kuri Rwarutabura gira ikintu ubwira abafana ba Rayon Sports. Vuga n'umwana ngiye mvuga ngiye soza. Okay, nubwo ndi umwana ariko nkurusha amateka, nkurusha ibitekerezo, nkurusha ibiganiro, nkurusha n'ubwenge. Naze Kanombe indege yagihorayo ahubwo iyawe kugira ngo isubireho bizasaba iki? Rwarutabura ndakubaza kugira indege yawe isubire Kanombe bizasaba iki? Yarwaye umugese. Shaka abantu bafite amavuta abayoze. Ngewe nayo mbwire Rwarutabura nashaka ikintu gishobora gusubiza indege yawe Kanombe. Kubera yuko Rwarutabura indege yarazimye yagiyemo n'umugese. Yagiyemo n'umugesi indege yawe. Indege yawe yagiyemo umugesi. Indege yawe yagiyemo umugesi. Shaka uburyo izongera no guhaguruka wowe. Shaka uburyo indege yawe izongera guhaguruka. Indege yawe yagiyemo umugesi. Yagiyemo umugesi indege yawe. Rero Rwarutabura ndetse nanyura gasese bajya kurwana. Ubushize na Marayika nuko byagenze. Ariko ntago ibintu byakunda. Ubushize na Marayika nuko byagenze. Ubuse nimba yemeze gutya ku munsi wa derby bizameze biti. Kuri derby bwo n'urucabana. Rwarutabura nanyura gasese bajya kurwana. Ubu none bizameze gute? Ntabwo twarwana papa. Oya. Iyo twibibutse ase kuri derby none muzamumeze muti. Bonaga ina. Nimba mujya kurwana. Mwicare mwigabare yo. Abare yo mwicare mwige. Mwicare mwige. Mwicare mwige. Muri televiziyo ntabwo bamintambara. Kwicaye tukameze interview. Naje gushaka amahoro mu gihugu ntabwo naje gushaka intambara yanyusha. Kwicaye tukameze interview. Leta y'Abaturage murabibona rero Rwarutabura ndetse na Nyiragasazi ari wa umufana wa Rayon Sports ndetse n'wa APR bari kurwana. Ese nibatangiye kurwana gutya sitwefata nkaho ari derby ya APR ndetse kuri derby yo rucabana. Kurya Rwarutabura zicara kwiga. Ndajya mubwire ngo football si intambara. Ibintu byo guhora bashwana muri interview ntabwo ari byo. Ngepfa ikipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe y'ingabo z'igihugu twaje guharanira umutekano n'amahoro mu Banyarwanda. Ntabwo twaje guhangana n'abasportif. Twe turi abasportif. Dushaka ibikombe ntabwo dushaka intambara. Kiyovu igiye kumanukura Emmanuel warayishinguye. Kiyovu warayishinguye ku Mumena ndayizura. Nyiragasazi Rwarutabura. Yes sir. Ndabona mwarimu ufatanye mwamwe murabibonye. Nakabagaciyo muvandimwe. Fair play. Nagaciyo muvandimwe. Bakaba rero barababariranye. Ahangana ibyerekana yuko derby yanyu football si intambara. Bizaba bimeze nabi. Kiyovu nimwe mugomba kuyibabarira mwayikubise bibiri. Nishaka imanuke niyo yirangayeho. Kiyovu reka twereke. Ahubwo reka tugaruke kuri aka kantu. Yes sir. Tugaruke kuri aka kantu. Match yanyu duhereye kuri bino bintu bibaye. Ubu ni yabari derby. Mwari mukubitanye. Hoya akanaka bagaciyeho. Muvandimwe akanaka bagaciyeho na musportif Rwanda nundi. Na musportif Rwanda nundi nakabagaciyeho. Wait. Uratanye byabiga mu cyaro. Ndasaba Kiyovu igaruke mu Rwanda. Yego. Ladies and gentlemen, turi kuri Electro Power Academy muri kumwe na Tina. Twahuze ibyamamare. Yes sir. Ngapere dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe gahore kwisonga horana ijabo kandi ugira ijambo imbere yandi makipe natwe abafana bawe tuguteye ingabo mu bitugu yego komera tukuri hafi tugutije umurindi gahora ari nsinzi fuse ni ikipe y'amahoro nyamukandagira mu kibuga kikarasi ibitutu iyo urebye mwizamu icundura ziranyeganyega aperi dukunda ubaye umufana wa Rayon Sports ndetse tuwashwanyaguza Tina wacu abafana ba aperi turamukunda kandi turamwemera aduha interview nziza adukoresha neza turamwemera nugushwanyaguza twe turi impano y'ibikombe. Ciao. Bakonze umusara. Yego urakoze cyane. Nago nkoze. Nzakora nageze mu biro. Yego murakoze cyane rero twe turi kumwe n'abafana mwibonaga byari fire bimeze neza mbese ko nari kuri radio Electro Power Academy mwari muri kumwe na Tina. Ciao. Reka turebe ngo match zamukanye ziragenda gute. Turakunda cyane. Ciao.